n'undi mwagomba gukora bibiki ikibazo kibiki. Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa ariko impamvu ndacyashaka buriya hariho cause hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi ariko hari ikibitera cyaba ari iki mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare nibwira ko ari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wenda najya kubyumva ariko mufite iki mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire nawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye ni ukuri bashaka gutahana ariko noneho muvuze nyirango namenye wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi? Mwebwe muganira babiri muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri madamu n'undi muhaguruke mumbwire mwiratana iki mugira iki? Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana. Hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twkomeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka mukajya mu bindi ntumwangize igihe cy'abantu, mukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo bibaha kumera uko mushaka. Ntabwo tuzabipfa. Ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo bishoboka. Ibintu ni bibiri, murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri, cyangwa se nimumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyane. Muzaba muhura n'ibindi ahandi. Uwiba aziba wenda agira ibyago bamufate afungwe, cyangwa muzakora ibindi andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo. Ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujyeho muba abantu batumva b'imico mibi babirasi gusa batagira ikintu bakora. Kuvuga ngo project igomba guha abantu amazi, igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi, ukavuga ngo mwaribagiwe. Ibyo umuntu arabyibagirwa. It's literally criminal. Ukibagirwa.
mwagiyeho abantu bibagirwa ntibibagireho ingaruka. Madamu bite narebaga mvuga muri aho muganira nta nubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira ni iki? ntabwo nyumva ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko wavugaga. Nyakubahwa nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo. Yacyumvise cyangwa urakizi? Wamusemuriye ute? I explained it as a lack of humility, and in French nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi iyo mico mibi mugira bitumye mbyumva no mu Gifaransa. Yabyumvise rero. Okay. Mwicare. Ariko nimumbwire rwose ubu ni ibintu ubu bahora butyo buri kintu cyose mubaheye. Hari ubwirasi, hari imico mibi, ariko noneho hari no kwireba mu bintu byose n'ibya rusange ugashaka kwirebamo gusa ukabigira ibyawe ntibigere kuri rusange bigenewe. Nicyo bivuze. Imico mibi ituma n'ibyo muzi n'ibyo mwari mukwiye kuba mukora ushingiye kuri ibyo muzi bitakorwa. Iyo mico mibi abantu baranduramo bate? Byabavamo gute? Ubu muraha muri abayobozi b'Abanyarwanda, u Rwanda rubatezeho, muri aho mwikorera ibyo mushaka gusa uko mubishatse. Ntawe uzababaza, ntawe uzabakurikirana, ntawe uzagira n'ibi mwavugaga byose mugiye kwinenga. Hari ikintu cyangombwa cyangwa ibintu byangombwa mutavuze. Ntabwo nigeze numva mu myanzuro muvuga ukuntu muzakurikirana kw'ibyo muvuye aho musezeranye bizashyirwa mu bikorwa. Ntabyo numvise, abandi wenda mwabyumvise. Muzabikurikirana mute? Ubu ni benefit of the doubt. Mugiye kuva aha gusa buri wese yizeye undi ko indirimbo mwaririmbye y'ukuntu ibi byose mwavuze mugiye kubihindura mukaba bashya mukabikora. Nabyumvaga nk'indirimbo yewe, indirimbo uhora wumva isubirwamo, ariko hari hakwiye kuba hariho n'umwanzuro uganisha ukuntu muzasuzuma ko noneho ibyo mwasezeranye hano bigiye gushyirwa mu bikorwa. Muzabishyira mu bikorwa mute? Ntumbwireka Minister Local Government, ubu bizashyirwa mu bikorwa gute? Ntabyumvise. Ibindi byo biroroshye kuvuga twisuzumye twagize dutya, ntabyumvise. Uko ibintu bizasuzumwa ko byagiye mu bikorwa na accountability, kubibazwa, byo mwabaye silent.
ibyo Your Excellency twemeranije yuko tuzajya twongera igihe tugahura kugira gusa guhura mbere yo guhura mukwiriye kuba hagomba kuba casualties sinzi iyo umuntu ari ku rugamba hari abaraswa bakagira inkovu turashaka inkovu noneho hagomba kuba casualties kubibazwa ukabisubiza ntabwo wa blocking umuntu umwe cyangwa babiri ntabwo ba blocking project ikwiriye kuba iha abantu ibihumbi 6 10 amazi cyangwa gusa kubera ko umuntu yibagiwe ariko murabyumva uburemere bwabyo cyangwa niho muheraga niho ya mico mibi mvuga nta nubwo mwumva uburemere bwabyo umuntu agahagarika project igahagarara yagombaga kuramira abantu ibihumbi bikaba biri nomo ni ibintu bisanzwe wa musore nibagiwe then ugakomeza. Your Excellency turakora implementation plan igaragaza inshingano za buri wese ku buryo tuzabikurikirana igihe tuzongera guhura tuzaba tureba aho tugeze atari ukongera gusubira ko maze kurambirwa n'amagambo yanyu n'amasezerano promises mutanga zitagira ikintu zivamo muzabikurikirana mutagira ikintu mukurikirana umunsi ku wundi hari n'ibyo mbona ku social media abaturage batakamba nka telefona abayobozi biba bireba nkabaza mwabibonye nkabohereza nkabakopinga nkabaha nkabaza mwari mubizi bibaza akambwira ngo ntabyo yarazi kandi biri mu karere urimo biri mu murenge urimo cyangwa ukwiriye kuba ukurikirana kugira mu nshingano zawe mukurikirana ibyo mukurikirana mu bikurikirana ryari minisita. Excellency twiyemeje ko tugiye gushyiraho gahunda yo kurikirana ryari imyaka ingahe ndiho mbasubiriramo mvaha gusa nizeye kubera ko mwabivuze ko bigiye guhinduka experience y'imyaka 10, 15, 20 ibingibi biganirwa bitahinduka byizera uyu munsi gusa kubera ko mubivuze. Hanyuma bakurikiranwa gute? Bisanzwe umuntu atujuje ibyo akwiye kubakora bigenda gute? No guhera no kuri wowe ubu ni nsanga ibyo umbwira uko mu promise ugiye kubikora mutarabikoze bizagenda gute? Kwiye gushyiraho measures zikurikirana abantu ariko ibyo nabyo ntimuzazibishyiraho kubera muri ya mico mbibi mugira erega n'umuntu akora ikibi mukireba musa nkaho nta sinzi kabisa ariko byaba muco bikaba muri wese n'ikibi gikorwa abantu bakireba hagira uvuga ati sigaho ntawe utinyuka kubwira umuntu ukora ikibi ati sigaho. Ubu nirwa buri munsi ku wundi nirwa mbaza byagenze gutya umuntu yagize yabyangijeho ko ntiyaribagiwe cyangwa ntiyabikoze cyangwa yabikoze nabi cyangwa okay hashize igihe kingana iki ukambwira hashize amezi 6 cyangwa hashize umwaka cyangwa hashize 2 hari bimara n'5 nkabaza wewe wabimenye hashize igihe kingana iki
ati koko agatangira ntansubize n'igihe akambwira gusa ngo koko twaratinze ntabwo nsubize ibyo nakubazaga umaze igihe kingana iki ibi bintu bizi wakoze iki ugasanga yari abizi hashize amezi abizi hashize ibyumweru abizi ariko nta kintu yakoze haba no kuba yahamagara n'umuntu wakoze ayo makosa ngo yamubaze cyangwa amubwire ati wagize utya habe na busa akabikora kubera ko nabimubajije kubera ko nabimubwiye murashaka mwebwe igihugu kimeze gite murashaka kugikorera iki gute ndavugana n'abantu basinziriye ni iki ibi biraherera he bizaherera he ibintu byinshi bigomba gukora kubera ko baya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho nabajije ariko byagenze gute aha byagenze gute kandi nkasanga ibintu byose birahari abantu babishinzwe barazwi nabo barizi niba ari ibikoresho birahari ariko ntawe agize icyo akora ubwo muri bantu ki murashaka kumera mute murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora murakora iki muri iyo myanya n'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho n'aho abivanye ashwe ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo akaba ari byo mwigiramo ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi umunsi ku wundi icyumweru ku kindi umwaka ku wundi gute nuko mutumva ni iki nubwo muhagaze nabwo ntimunyumva ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanka kwa watu wa aina gani nyinyi muri bwoko ki muri bantu bwoko ki mwebwe buri kintu cyose ni intambara ni buri wese yitekereza ibye yikorera ibye iby'inshingano mufite muzivemo ntawe baziritse mu buyobozi ntawe baziritse murebe ibindi mwigiramo hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza wenda bo ntibaramenya ibibarangaza buri munsi ni intambara mukavuga mwewe twabisuzumye twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari hahindutse iki mugikora intego musinya abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujyamo ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu
ku rwego urwo ari rwo rwose ntabwo ibyo biri personal ariho bikorerwa. Mugende mushaka aho mujya hanze mugende mubikorere, iyo mufite uburenganzira. Ukeneye passport, ushaka visa, nzamufasha, nzabibashakira. Mugende. Nuko muzamara no kugera aho mujya bakabagarura, akabahambiriza bavuga ati hasi iwanyu. Ngira ngo nibyo mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hari atari iwanyu. Bangahe bamaze guhambiriza se? Mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya. Mungekuwa namwe mwarabirambiwe aho bigeze. Ntabwo naje hano kubabyinirira, kubabwira neza bimwe mumenyere umunsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi. Muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora, mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora, kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya. Mubivemo. N'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi, kongera kwiyamamaza, kwitoza mu nzego za gavumenti, muhere ubu mubitekerezeho, urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora, cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora. Niko bikwiriye, nta kundi. Namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe, ntabwo ari igihe gusa ubirambiwe, namwe mukwiye kuba mubirambiwe. Mwicare. Mukwiye kuba mubirambiwe namwe. Mwese murashaka kuba nk'inka abantu baragira ngo zitona. Umushumba yaba mwabaye abashumba baragira izo nka zindi nazo. Ntabwo abantu babaho nk'inka ziragirwa. Abantu bariragira, bariyobora. Umutima wabo n'ubwenge bwabo bifite icyo bibaha, bikwiye kuba bakurikiza mu byo bakora. Mwese hano Imana yaturemye kimwe, mufite ubwenge, mufite ubwonko, mufite umutima. Mukwiye kuba mugeraho mukumva, mugakoresha ubwenge bwanyu, mugakoresha umutima wanyu, mugakoresha n'ubumenyi. Bamwe bafite Imana, bagize Imana bakabugira, mukwiye kuba mubikoresha neza mu nyungu, kandi inyungu z'igihugu ni inyungu zawe nawe. Ntawe ukorera neza igihugu ngo igihugu cyunguke wowe ngo asigare inyuma atungutse. Ntabwo bibaho. Ariko ntushobora gukorera inyungu zawe ku giti cyawe gusa hanyuma ngo igihugu cyunguke, kandi cyane cyane ugakoresha inyungu cyangwa ubushobozi bw'igihugu mu nyungu zawe gusa. Bikwiye kugera aho bihagarara. Ubu umuntu yakwirwa yigisha buri munsi, akirwa yigisha kurwanya corruption, kurwanya ruswa mu mikorere. Ukirwa byigisha utabizi, utazi wowe bwabyo ninde hano. Ahubwo abakora nabi bagerageza guhindura ruswa inyungu zabo. Nabyo mfite ingero nyinshi nabaha kandi murazizi, ndetse muzi nyinshi kundusha. Ibi mubona buri munsi abantu bavuga ko serivisi
mu Rwanda ziri hasi zigize zitya ahantu hose ziri hasi ku mpamvu uzajya gusaba serivisi mu nzego zitandukanye baragutinza ngo wibwire nka bya bindi bya kera wibwire ko hari ikigomba kubigobotora namwe murabifite ngira ngo ikibashuka iyo ugereranyije urwego turiho nk'u Rwanda kuri ibyo ngibyo ruri hasi kurusha urwego abandi bindi bihugu biriho byinshi ariko kuki mushaka kugereranya gutyo kuki mwigereranya n'ikibi ngo igihugu runaka cyo cya corruption yarakije iyacu ni nke corruption nke se ni ibiyi cyangwa ushaka iyiki corruption ni nke imerite mumbwire babizi corruption ni nkeya bivuze iki uko muri aha ntabwo muzi ahantu badatanga serivisi uko bikwiye murabizi ntimubizi kandi murabizi mukanabibona mukicecekera n'utayirimo n'utari muri iyo corruption akicecekera guceceka ni nko kuyiburirimo ni nko kuba uyirimo wowe ubwawe wiceceka ute ariko mwe even common sense irabuze ariko mwese ntimugira abavandimwe ntimugira imiryango ntimugira abo mugira ibyo bapfana nabo hari uri hano utagira umuryango cyangwa utagira mu gihugu cyacu abantu benshi imiryango yararimbutse ariko buri muntu wese ngira ngo afite umuryango ariko reka mvuge noneho ko bayifite niba uyifite uri ku kazi ugategereza ko umuntu aguha ruswa kugira ngo umuhe serivisi yashakaga if your mother shows up or your aunt or your sister or your brother or your uncle whoever would you do the same ariko ushobora gusanga mwabikora ntabwo ndi sure ushobora gusanga would you do the same to your uncle, to your sister, to your brother, to your wamutinze ukabanza ukamubwira ko electricity yagiye nta kuntu uri bukoreshe computer cyangwa whatever wabikora first of all I guess nibwira ko utabikora kuki wumva ko wabikorera sister wundi muntu cyangwa mother cyangwa father wundi muntu kuki wumva wabikora ukwiye kubikora kuki noneho rero ari wowe wumva ntacyo bitwaye wabigukorera wowe ubwawe ugiye ahandi noneho gushaka serivisi wumva ntacyo bigutwaye bagukoreye nk'ibyo ngibyo wakoreye undi muntu wumva ntacyo bitwaye mugakora iby'iki mukabyemerera iki mukabibona ntagire icyo bibabwira ntimubihagarike ntimufashe kubihagarika bigakomeza bityo kubera iki
bimwe bihitana n'ubuzima bw'abantu. Abantu barapfa. Kuba umuntu yazira ko wamurangaranye wumva ari byo. Hari kesi ni ya Karongi ni he, ntajya nibagirwa ihora y'umuntu can somebody remind me the story abayizi. Hari umuntu washakaga serivisi, ni umubyeyi wagombaga kubyara rwose, ari hafi kubyara ari aho, hanyuma agera ahantu ni hehe ariko mubwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi. Karongi muri hehe? Ntabwo uyizi? Y'umugore wapfuye. Ubwo nawe cyo ni ikibazo, uri umuyobozi w'ingenzi. Iyo story igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi. Kuba utayizi byashoboka bite? Abantu bari mu kabineti twayiga, urayizi? Yes, ukomeza uhagarare. Yes, umugore ku bintu bya mituweli. Yes sir. Hey. Ni umubyeyi wari ugiye kubyara, hanyuma mituweli ye itameze neza muri system, bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza. Yarabinginze, urabyihutisha, yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi. Yego. Yes. Hanyuma hari ku kigo nderabuzima, ajya mu rugo, hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima. Ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga. Ntabwo ni serivisi mbi, that is criminal, absolutely criminal. Ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi. Uri hari i Karongi ntabwo iyo story urizi. Yese narindiyo. N'abandi babizi ntabwo bari bariyo. Ntabwo nabikurikiranye kwa